U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byanyuze mu mateka mabi by'umwihariko ya Jenoside ruza ku isonga mu bihugu bikeneye abantu basa n'imitima. Nubwo bimeze gutya ariko ngo kugeza ubu umubare w'abantu bakora ibijyanye n'isanamitima uracyari hasi ugereranyije n'ukenewe. Akaba ari nayo mpamvu kuri ubu i Kigali hakomeje kubera amahugurwa agamije kwigisha abantu ibijyanye n'isanamitima kugira ngo nabo bagire ubushobozi bwo gufasha umuryango nyarwanda. Vuga mu Rwanda turi urebye umubare wacu ntago turi benshi cyane, ariko ku bushobozi bw'ibintu byacu bihari turi ntago hari abantu bahagije bakora isanamitima. Ubu twese ndabizi no mu ngo aho muri hose hari igihe bibaho umuntu akaza akakubwira ati mfite ikibazo runaka, ushobora kuvugutereka dusenge, ariko mu by'ukuri uwo muntu aba afite ikintu aba akeneye ikintu kirenze icyo ngicyo. No mu rusengero umuntu araza bakamusengera yego. Mbega ku rwego mpuzamahanga habaho n'impamyabumenyi, ikintu cyemeza kubizi. Bitari bya bindi byo kuvuga ngo umuntu uramwumvishe umubwirisha amarangamutima, kuko atari ko basa n'imitima, ntabwo bakoresha amarangamutima gusa. Bamwe mu bitabiriye aya mahugurwa basanga ubu bumenyi bukenewe kuko bizeye ko buzabafasha gufasha abafite ibibazo bitandukanye kandi bakabikora ku buryo bwa kinyamwuga. Yakuza muri aya mahugurwa ya counseling cyangwa isanamitima, natekerezaga ko wenda atari kariyeri yanjye, atari ibyo bintu nize, ariko nanone nkabona ni ikintu community ikeneye, ni ikintu nanjye nkeneye. Rimwe na rimwe tugira umwanya wo kugira abantu inama, ugatekereza inama ushobora kugira umuntu mu buzima. Iyo umuntu aguhaye icyizere rero ngo umugire inama cyangwa umufashe mu bibazo afite, ugomba kuba ufite icyo ufite muri wowe, kuko nta muntu utanga icyo adafite. Ndi kwitegura rero kuba umuntu ushobora kujya inama, naranabyize biri professionnel. Shyaka Hero usanzwe abarizwa mu muryango w'abakora isanamitima ry'umwuga wa Inspire Counseling Hub avuga ko abitabiriye amahugurwa y'isanamitima bazatozwa kumenya icyo umuntu ubagannye abakeneye, bityo bikabafasha gusubiza ibibazo bye. Aya mahugurwa y'isanamitima yatangiye kuri uyu wa gatanu i Kigali, akazamara igihe kingana n'ibyumweru 5. Akaba ari gukorwa mu rwego rwo kongera umubare w'abakora isanamitima ku buryo bwa kinyamwuga mu Rwanda.